Yes, aha ni mu gitondo ku cyumweru. Ndi kuganirira namwe nyine ubu hano ndi imbere y'iki kiliziya. Icyo nashaka kuganira namwe nyine uyu munsi ni ukubera ko nyine icyo tugenda tuvugana nuko ubuzima bugenda buhinduka, ubuzima bwacu bugenda buhinduka ahantu hose ku isi yose, kuko abantu bose turi bamwe. Iyo migambi yanjye yo gukomeza gusangira ibitekerezo byacu, impamvu mpagaze aha uyu munsi ku cyumweru ni ikibazo nasanze kuba naba muri Australia, maze hafi imyaka 25 muri Australia. Ikibazo nyine nagize mbona yenda nkura no kuvuga iti se kuki insengero amadini hano mu gihugu cya Australia aragenda abura abayoboke. Naryaga mu gusenga ariko ugasanga ahantu hose rwose abayoboke baragenda bagabanuka, ukibaza impamvu, ese biterwa n'iki? Urabona rero aya madini bayubatse kera, izi nsengero bazubatse kera zabaga zifite abantu barimo, abantu rwose baje bagasapotinga community. Ariko ubu muri iki gihe rwose hano usanga abantu nta bantu bakijyamo, nta bantu bakijya mu nsengero. Icyo kibazo rero cyagumye guhora kinzamo muri mind yanjye. Ese kuki aba bantu bafite ibintu byose, Imana yabahaye ibintu byose, kuki bagenda banga insengero zabo, kuki bagenda banga Imana? Ariko rero ubwo nasanze nyine bo imyumvire yarahindutse, bo ni ukumenya se ubwenge se, cyangwa ni ukubona ko aha kuza mu masengero buri cyumweru atari cyo kibaho ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza n'ubundi wabona aho buri hose. Aha rero icyo kintu wenda nabashije kugira muri mind yanjye, kubonamo ubuzima bwiza ntabwo buhera hariya mu nsengero. Ubuzima bwiza buhera kuri buri muntu ku giti cye, kuko hano uko ubona ubuzima bumeze bwose, ubuzima bwo hanze ni ubuzima bwiza. Ibintu birahari, akazi karaboneka, amafaranga araboneka, ugasanga ubuzima bwa hano ntabwo bugishingiye ku madini, mu gusenga se, bushingiye ku ntekerezo ya buri bantu ku giti cyabo. Nicyo nabonyemo, kuko njye nibazaga impamvu kubera iki aba bantu batagisenga, kuki bataza gushimira Imana buri cyumweru ibi bintu byose bafite, ibi bintu byiza byose bafite. Gusenga rero hano amadini nasanze ko atari byo bihuze, ko Imana tuyisengera aho turi hose. Imana uyisengera ahantu hose, kuko Imana iri hose. Nicyo cyanjemo nyine, nibwo bumenyi bundi nize. Niyo mpamvu tukabuganira ko ukamenya ko insengero zirahari, zashyizweho n'abantu, zigira abayoboke bazo, ariko uko twumvaga imyumvire yayo yuko ubuzima buzatujyana, yuko ubuzima bwaho bwo mu nsengero ari bwo buzatuma tugira ubuzima bwiza. Aha nasanze nanjye maze kumenya, kugenda mbibona, nkasanga atari byo. Ubuzima bwacu bushobora kugenda neza waba se uza gusenga cyangwa se waba se utaza gusenga. Ugasanga rero hano niyo mpamvu ubona muri West Community, muri y'abantu rwose amadini batakitabira cyane. Barutwa nuko bajya muri activite zabo se, kujya hanze se, gukora ibindi se, gutembera se, bibafasha ubuzima. Niho rero usanga bitandukaniye hariya n'iwacu muri Afurika. Usanga ubu amadini ariyo abantu birirwa muri cyumweru, uwo mwanya wose wo ku cyumweru ari wo bawushishikariyemo, bafitemo ingufu zo kujyayo. Ese koko insengero, amadini, gusenga buri munsi nibyo bizatujyana mu ijuru? Ese gusenga izo sengero za buri munsi pasiteri agusengera nizo ziguhuza no gusenga Imana, no kubonana n'Imana? Aho ni icyo kibazo gikomeye cyane tugomba kubiganiraho buri gihe, kubera ko maze kubona ko insengero, amadini ntabwo ariyo atuma tujya ku Mana, ariyo atuma dushobora kugira ubuzima bwiza, ariyo atuma dushobora kugera aho tugera. Ariko rero nyine ni imyumvire ya buri muntu, uwumva ko ari byo byiza nyine nabyo nta kibazo,
niyo mpamvu tugomba kubiganira. Ariko rero experience maze kubona, ahantu maze kubona abantu tugera ku buzima bwacu kubera ko intekerezo yacu, Imana yacu iba muri twebwe, spirit yacu iba muri twebwe. Niyo mpamvu usanga subire kera mbere yuko amadini aza mu 1900 mu Rwanda, mbere yaho abasekuru bacu bahuraga n'Imana, basengaga Imana, bavuganaga n'Imana, batiriwe baca mu madini. Ariko amadini yaje rero akatujyana mu bintu byabo, tukaba abayoboke bayo, akadukura uko abasekuru bacu bitabiraga Imana. Aho niho ikibazo cyane gikomeye, aho niho hantu rwose ubona twe abirabura rwose twarayobye cyane. Tugomba guhaguruka tukabitekereza, tukabivugana, tugasubira uko abasekuru bacu bitabiraga Imana, ibyo bakoraga, ibyo bageraga gute. Abantu baraje barabisebye, batubwira ko atari byo, batubwira ko ari ibintu bibi, batubwira ko ari ibintu, ariko rero uyu urebye neza usanga ari ikintu badukoze mu ntekerezo yacu, kuduhindura, kutugira ubusa, kugira ngo twumve imyumvire yabo ko ariyo izatujyana. Ariko rero urabona hano nabo abazungu, abayoboke babo bari kugenda babivamo, bari kugenda babona ko uko kuri nyine kwagiye kubaho mu ntekerezo zabo. Yes, aha rero ni twe twagombye kubyirebera nyine, ni twe tugomba kubitekerezaho buri munsi nyine, kuko guhura n'Imana abasekuru bacu bavuganaga nayo, babonaga nayo. Niyo mpamvu hari umugani ukomeye mu Kinyarwanda bavuga bati Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Uyu mugani umunyarwanda yawuciye mbere yuko ayo madini aza. Bivuga ko Imana iba muri wowe, wirirwaho wajya hose, aho ugira rwose Imana itaha iwawe nyine. Iyo uri umunyarwanda Imana itaha muri wowe. Iki rero nicyo tugomba kumenya, tukitabira, tukabiganiraho. Nge ndushaka gusubira uko twavuganaga n'Imana yacu. Imikorere yaba itandukanye, uko se babyitabiraga se byaba bitandukanye, kuko guhura n'Imana, Imana iba muri wowe, Imana ibana nawe. Ni icyo rero umunsi twagira ngo tuganire Sunday. Church yose rwose naciyeho usanga rwose hano ari kugenda abura abayoboke. Yes, murakoze cyane rero, kandi mukomeze mugire umunsi mwiza. Niba hari abagiye gusenga kandi musenge. Ibi ntawe bibuza umuntu gusenga, ibi ntawe bibuza ubuzima bwacu kugira icyo dukora. Uzi ko ubuzima bwacu bwo hanze nyine nubwo hanze, ariko ubuzima bundi, umubiri w'imbere wacu turawuhuza, turi bamwe. Wajya gusenga hari imbere, wajya gusenga hano se, wumva se ko ari Imana se, ntacyo gihindura ku mubiri wacu. Ubuzima ukora kimwe. Nibyo hano ni imyumvire yacu, nta bintu byo kurakara, nta bintu byo kujya impaka, kubera ko ni ibitekerezo n'imyumvire yacu, kandi twese turahuza, turi abana b'Imana, turi abantu b'umwe, ariko imyumvire n'igenda idutandukanye. Sawa, kandi mukomeze munkurikire mu kiganiro cyanjye ba YouTube channel @nrubasha. Munkurikire kuri website yacu ETS Rubasha Media. Dufite na The Rubasha Family Podcast. Sawa, murakoze kandi.